tubahaye ikaze nanone kuri televiziyo yanyu Umurongo Nyarwanda TV kugira ngo tuganire ku bivugirwa mu gihugu cyacu cyitwa u Rwanda ari nacyo cyanyu. Ubu rero tugiye gusa n'abaganira ku mbwirwaruhame Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarayagejeje ku bitabiriye Unity Club. Ni ryari ihuriro rya 17 ry'umuryango Unity Club. Abatazi umuryango Unity Club ni umuryango uhuriwemo n'abayobozi n'abagore babo. Abayobozi no kuvuga mu nzego nkuru z'igihugu, n'abagore babo ndetse n'abahoze ari abayobozi n'abagore babo. Barahura rero bakaganira ku bijyanye n'uko ubumwe n'ubwiyunge buhagaze mu Rwanda, ku bijyanye n'uko babona ibintu bihagaze, ku buryo niba hari ibikenewe ko bongeramo imbaraga babikora kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda bikomeze gutera imbere. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero Nyakubahwa Paul Kagame yahageze nimugoroba kugira ngo abagezeho ijambo risoza iyo nama ya 17. Mu kiganiro yabahaye yagarutse cyane cyane ku buryo atangira ikiganiro cye gitangira yagarutse ku buryo Abanyarwanda si bose ariko hari bamwe bica ururimi rwabo rwitwa Ikinyarwanda, bagakoresha amagambo mu by'ukuri ubundi atari ay'Abanyarwanda cyangwa se ari Ikinyarwanda ariko kidakwiriye kuvugwa bitewe n'ikigambiriwe kuvugwa ako kanya. Yatangiye avuga yuko ubundi ntabwo abantu bakwiriye kuvuga ngo runaka namuhereje iki, ngo naguhereje inka ntabwo bayihereza ahubwo barayitanga, namuhaye inka. Yakomeje avuga yuko nanone Abanyarwanda bakwiriye kuva ku kintu cyo kuvuga ngo ntabwo ari iki, iyo ntabwo kuri we ntabwo ariyo ahubwo ngo baravuga ngo ntabwo ari njye wakoze ibi, ntabwo ari uriya wakoze biriya, ntabwo ari bariya bakoze biriya cyangwa bakoze ibi. Ntibavuga ntabwo, bavuga ntabwo. Niko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigisha Abanyarwanda Ikinyarwanda. Biranababaje kubona Abanyarwanda batazi Ikinyarwanda kugeza aho umukuru w'igihugu cyabo ari uza kubabwira ngo burya ntibavuga ibi bavuga ibi. Ababyica batyo bakwiriye kwikubita agashyi bakabireka. Ubwo kandi yakomozaga no aravuga ati birashoboka ko ibi ngibi izo mvugo akenshi zivugwa n'abantu bibwira yuko aribwo babaye abasirimu, ngo ni ubusirimu, ngo ni ibigezweho, ngo mbese ngo ni ibyo kuba umusitari. Ijambo umusitari, ubundi ijambo star ni icyongereza kivuga inyenyeri. Inyenyeri rero ntizitubona mu kirere uzahareba iyo ikirere gitamurutse kimeze neza ubona inyenyeri zose ku buryo ziba zitegeye buri wese. Ibyamamare rero nabyo byitwa abasitari kubera yuko ni abantu, aho baciye abantu bose barababona. Ni abantu baba bagaragara ku karubanda, buri wese yabareba akababona, niyo mpamvu bitwa abasitari, inyenyeri. Babaka uzanabareba uburyo bambara ku buryo burangaza abahisi n'abagenzi. Niba atambutse urahita uvuga uti uriya niwe, kubera ko agomba gukora ku buryo buri gihe ahantu anyuze abantu bamubona bakamenya yuko ari runaka uhaciye. Ntawe nirirwa mvuga amazina. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yanenze ibyo byamamare, si bose, ni bamwe muri bo, aho kugira ngo bakoreshe neza Ikinyarwanda nk'uko bikwiye, ahubwo bakivuga mu buryo busa n'amafiyeri. Ayo mafiyeri rero akagira ingaruka ku babakurikira, ku bafana babo. Abafana b'ibyo byamamare bahita bumva yuko iyo mvugo ariyo yemewe, kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Umukuru w'igihugu rero agakebura abo bantu akabwira ati umuntu ashobora kuba umusitari ariko atisha Ikinyarwanda. Ushobora kuvuga Ikinyarwanda neza ukaba umusitari ukamamara, abantu bakanagukunda ndetse bakanagukundira yuko n'icyo Kinyarwanda ukivuga neza, biza byiyongera ku cyo bari basanzwe bagukundira. Icyo ni kimwe umukuru w'igihugu cyacu yagarutseho. Ikindi Perezida Paul Kagame yagarutseho ni ikijyanye n'uko Unity Club ikintu ishingiye ni ubumwe bw'abayigize ariko n'Abanyarwanda muri rusange. Akavuga rero ko kuba umunyarwanda umuntu akabyiyumvamo akaba ari umunyarwanda aricyo kintu cy'ingenzi. Ni ingenzi kubera yuko yavuze ati ushobora kuba umunyarwanda, ukaba umunyamerika, ukaba umwongereza, ukaba umubirigi, ukaba uwo ari we wese uwo wumva wifuza kuba we. Atariko ibyo byose ntabwo bikuraho yuko uri umunyarwanda. Avuga yuko kuba umunyarwanda aricyo kintu cy'ibanze gikwiriye kuranga nyir'ubunyarwanda, kugira ngo ibyo bindi biza ari inyongera, ntibiba ari ibyo bifata umwanya wa mbere mu bunyarwanda bwe. Ati umuntu kandi arabyemerewe, ati umunyarwanda wese arabyemerewe, ashobora guhabwa pasiporo akaba umunyarwanda, akaba umubirigi, akaba uwo ari we wese uwo yifuza kuba uwo ari we wese. Ariko nanone akirinda kugira gute kwica Ikinyarwanda, agakomeza mu ndangagaciro z'Abanyarwanda.
Ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika yagarukiyeho ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda yavuze yuko umuntu yanaburebera no mu bumwe buranga abagize Unity Club. Ubumwe bw'abagize Unity Club yavuze ko bukwiriye kuba indorerwamo cyangwa se itabaza urumuri rumurikira abanyarwanda mu murongo bahisemo w'ubumwe bwabo. Kubera yuko ari umuryango ugizwe n'abayobozi batandukanye, baba bahoze mu gisirikare, abahoze muri polisi, abahoze mu nzego nkuru za leta, baba baraje mu Rwanda baturutse hanze bikagaragara yuko nta cyasha bafite bakinjizwa muri leta, haba babohoye igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bose babaye abayobozi bahuriye muri Unity Club, ni nayo mpamvu yitwa Unity, bose ubwo bumwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero yavuze ko bikwiriye nanone kubera abanyarwanda isoko yo kwiga ko iki gihe barimo ari igihe cyo gukosora amateka yabaranze mu gihe cyahise. Yavuze ati ubu ngubu muri iki gihe cy'imyaka 30 irimo irangira jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe n'u Rwanda rukabohorwa, abanyarwanda bafatanyije bagerageje kubaka ibintu byiza, bubaka imihanda, basana imitima y'abagizweho ingaruka na jenoside, abakoze ibyaha barabihanirwa, bamwe barakatirwa, abandi bagirirwa imbabazi, ariko bakora imirimo nsimburagifungo kugira ngo bafashe abo bahemukiye kongera kubaho. Mbese ibintu byose bigenda byubakwa gahoro gahoro. Bavuga ati rero uko ibintu bimeze ubu ngubu, icyo abanyarwanda basabwa ni uko muri uko gukora neza kwabo baharanira yuko basiba. Gusiba ntabwo bishoboka kandi yanabivuze, ahubwo byibura ibyiza biranga abanyarwanda bikaba ari byo biba byinshi ku buryo bishoboka se n'ibitwikiriye bya bibi bakoze mu gihe cyatambutse. Yavuze ati ni icyasha, ni ibara abanyarwanda bisize ritazabasibanganaho kubera yuko byanditse hehe mu mateka. Bati ibintu byanditse mu mateka nta muntu ushobora kubisiba, ariko byibura icyakorwa ni ukureba uburyo ibyiza bikorwa nyuma y'ayo mateka mabi byaza biruta ibibi byakozwe mu gihe cyatambutse, ku buryo umunyamahanga atakaza ya shusho yahoze afite mu mutwe we yuko abanyarwanda ari babi, ari abantu batemana, ari abantu babi bicana urw'agashinyaguro, ahubwo akabona yuko abanyarwanda ari abantu bakorera hamwe bunze ubumwe kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere, kandi uje abasanga bakamwakirana ikaze n'urugwiro. Umukuru w'igihugu ariko yavuze ati muri urwo rugendo abanyarwanda bafite rwo kugira ngo biteze imbere banakorere hamwe bagire uko bamera kwiza, hari abanyamahanga cyangwa se abandi bantu batabibona batyo, ngo baba bashaka kuvuga yuko u Rwanda ruyobowe mu gitugu, u Rwanda ruyobowe mu buryo abantu batisanzura. Kagame yavuze ati abo bantu umwe muri abo bantu mubajije utari ko se urinda uvuga gutyo, waba uzi mu mujyi w'iwanyu haba muri Canada cyangwa ahandi abantu baraye bishwe barashwe bazizwa yuko birabura, bazizwa yuko bafite idini runaka? Ashobora kutabakubwira, ariko Kagame akavuga ati uwo muntu rero ugomba kumubwira uti mbere yuko uhangayikishwa n'ibibera mu Rwanda banza uhangayikishwe n'ibibera iwanyu. Ni bya bindi abanyarwanda bavuze yuko udakwiriye kujya gutokora igitotsi mu jisho rya mugenzi wawe kandi mu ryawe, no muri birangira ngo byanditsemo harimo umugogo. Mu magambo aravunaguye, Perezida Kagame yashimiye abitabiriye Unity Club ku nshuro ya 17, abashimira yuko ari bo indorerwamo y'ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange, cyane cyane yuko ari abayobozi cyangwa abandi babaye abayobozi. Ariko hari n'akandi yigeze kuvuga yuko mu bintu abantu mu mvugo isanzwe ya Kinyarwanda abantu bakwiriye kujya birinda abagore ngo nabafasha, ngo umugore ngo nyakubahwa perezida, ugasanga wenda uravuze ngo runaka n'umufasha we. Oya, ntago haba habafasha. Ku bwa Perezida Kagame umugore ni umugore, umugabo ni umugabo, buri umwe agafasha undi mu buryo bwe. Umugabo agafasha umugore, umugore agafasha umugabo mu buryo bwe. Ariko kuvuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo atoyata, ahubwo burya abafasha baba mu biro bya ba minisitiri. Ubanza hari ashaka kuvuga aba assistant, ba bantu babatwaza niba ari briefcase birimo inyandiko, ababategurira discours, ababagezaho agakawa, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Umukuru w'igihugu rero yavuze ko icyo kintu cyo kuvuga ngo mufasha wa runaka gikwiriye nacyo guhinduka mu mvugo, abantu bakamenya yuko umugore ari umugore, umugabo akaba umugabo, bose bakaba abayobozi iyo bahawe inshingano zo gukorera abanyarwanda.
muri rusange rero ni ibyo ngibyo byaranze Unity Club Intwararumuri mu nama yari ibaye nimugoroba, ariko twanabamenyesha ko yari yatangiye kare mu gitondo, itangizwa na Madamu Jeannette Kagame kuko ni nawe watangije Unity Club. Ibiganiro bikomeza kugenda bitangwa, birimo byatanzwe n'abantu batandukanye, barimo Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu wavuze ko hakiri ikibazo cy'abantu bakifitemo ingengabitekerezo ya jenoside, bica barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Atanga urugero rw'ibiherutse kubera mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma, arongera atanga urugero rw'umudamu wiciwe muri Karongi. Ibyo byaranakururanye cyane, twanabikozeho na video, mushobora kuza kuyireba ababifitiye umwanya. Avuga yuko rero ibyo ngibyo ari ibintu bikibangamira ubumwe bw'Abanyarwanda kandi bikwiriye gukurwamo bikava, kuko bikiri ibisigisigi by'ibyo bintu bibi Abanyarwanda baciyemo bikavaho. Hari n'abandi batanze ibiganiro barimo Profeseri Jean Leonard Buhigiro, ndanamushimiye, yaranyigishije muri kaminuza, Imana imuhe umugisha. Harimo Divin Wayo uherutse gushingwa Radio Rwanda n'izindi radio kugira ngo ziyobore. Harimo Dr Gakwenzire Philibert uyobora Ibuka. Harimo n'abandi benshi cyane bagiye bavuga ku cyo Abanyarwanda b'ubu ngubu cyane cyane urubyiruko rwakwigira ku mateka yaranze igihugu cyabo, bakabikuramo amasomo meza kugira ngo bakomeze bacyubake gitere imbere. Dushimira rero namwe abakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV kuba tuganira mukatubera indahemuka. Batarakora subscription mu bikore, tuzajya dukomeza duhana ibitekerezo. Comments ziremeye kuzitangwa hasi, hari ahantu byagenewe, wazitanga mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, mu Cyongereza, turazisoma. Tubona zishaka ko zikenewe gusubizwa tuzisubize. Tubashimira rwose yuko mukomeje kubana natwe. Icyumweru cyiza rero kuri mwese. Uyu munsi ni ku cyumweru, abajya gusenga musenge, musabire u Rwanda amahoro n'amajyambere. Abatajya gusenga namwe muruhuke, twirinde impanuka, dukomeze tubane mu mahoro no mu bumwe buranga Abanyarwanda. Turabashimiye.